Twaragiye tugera kuri polisi habura iminota mike ngo iyo baduhaye igere. Njya mu biro by'umupolisi mukuru ndamwibwira mubwira n'ikinzanye. Amaze kubyumva mbona arahindutse mu maso ku buryo yabaye nk'ufashwe n'agahinda nkabibona. Nuko mpita mubwira nti ko mbona mutameze neza byabagendekeye biti. Afande ahita avata mwana muto we ntiwamenya ibibera. Gusa icyo uzamenya nuko amafaranga akora byose, ariko umunsi umwe hari igihe nayo adashobora kugutabara. Mpita mubaza nti none se ibyo bihuriye hehe? Umupolisi ahita avati koko uri muto ndimo ndakugora. Nashakaga kukubwira ko bwagiye gucya tugiye kureba dusanga babagabo bose uko ari 4 twari twafashe baguye muri gereza bishwe, ariko uwabishe niwe tutaramenya dore ko ari n'umuhanga, kuko twarebye muri systeme zose ntitwamubona. Mpita mvuga nti none si yo mureba muri kamera? Umupolisi ahita avati yaje yipfutse hose arabanza akoraho akuraho kamera, kandi yabikoze mu buryo bwa gihanga ku buryo twapimye hose tukabura ahantu na hamwe yakoze. Numvise ncika intege kuko numvaga ko ahantu mpakura amakuru ahagije kubanyirukagaho. Nibajije umuntu wakoze ibyo ari byo sinabura kurusha polisi. Nongeye gutekereza kuri wa mubyeyi wanyingingiye gutanga umwana we ngo ntamwica byibuze azajya musura muri gereza. Nibaza icyaza gusobanurirwa birandenga. Nese mfata telefone ndamuhamagara mubwira ibibaye kuri polisi. Amaze kubyumva numva ararize nanjye ndamureka ngo yimara gahinda wenda nzamusure byararangiye. Nese mfata telefone mpamagara muzehe mubwira ibyabaye byose. Amaze kubyumva ahita avuga ati nubundi nicyo bari bakwiriye. Erega nuriya mukecuru bishe yari umuntu. Ikindi kandi ntitwari tuzi iyo bava muri gereza ko byari kuzatugwa amahoro, nubwo ntaza babisha ariko badukoreye igikorwa cyiza. Mpita mvuga nti noneho nawe urabashyigikiye? Muzehe ahita bati si uko bashyigikira kuko uvuze ko nyiri urugo yapfuye si ubu mwishe, ariko njye ndumva ntacyo bitwaye, ariko nanone watwereka uwo wabishe niwe waduha amakuru nyayo. Mpita mvuga nti nta kundi nzakomeza kubyitaho kandi sinzatuma ntamenya ikijya mbere. Nyuma yo kuganira na muzehe nasubiye ku kazi. Intege zari hafi ya ntazo, nahuye na Ivani mubwira byose nawe aranyihanganisha dusubira mu kazi. Iminsi yakomeje kwicuma iby'imyiteguro biragera. Uwo munsi muzehe yarampamagaye duhurira mu nzira nkuko byajyaga bigenda. Yangaga kunsanga ku kazi ngo hatagira utwumviriza. Nyuma yo kumusuhuza ahita ambwira ati nta byinshi ngira ngo tuvugane kuko iby'akazi mbikurikira umunsi ku wundi, ndabizi biragenda neza nubwo nabyo bitanshimisha. Mpita musubiza nti rero nanjye nagerageje gukora nabi nkuko wabimbwiye ariko ntakubeshye byarananiye. Ahita avuga ati ndakuzi narakwirereye gusa icyo ugomba gukora urakizi twakivuganye mbere, kandi noneho niwibeshye ukangiriza uwo mugambi sinzabura kubiguhora nubwo nkufata nk'umwana wanjye. Yambwiye gutya imitima iba myinshi. Nongeye kwibuka ibyo Helena yambwiye igihe nari kumwe na Sonia, nongera kwibuka ukuntu nasenye ibyo nubatse numva nabyo birandenze. Mpita mvuga nti ariko se muzehe ubundi tuvugishije ukuri ufitemo iyihe nyungu ki ubukwe bwapfa? Ahita avuga ati mbwira niba uzabikora cyangwa utazabikora mbimenye mbere, naho ibyo kunsubiririsha ibibazo sibyo nkeneye. Nashatse kumusubiza ko ntazabikora mbona nabamusuzuguye kandi yaramfashije byinshi. Ngeze aho ndamwemerera ndamubwira nti nzagerageza. Ahita avuga ati icyo nshaka si ukugerageza wowe, mbwira niba uzabikora uko mbyifuza cyangwa se utazabikora nishakira undi. Gusa mu muco wacu tugira gahunda yo kutamena ibanga, kandi iyo umuntu atakwirebera ngo amenye uwo mwavuganye ntamenya niba ukiribitse. Icyo mvuze nawe uri mukuru uracyumva. Nabonye ko muzehe yamaramaje kandi uburyo yarabimbwiyemo ntibyari imikino. Uwo munsi nibwo namenye ko nubwo mfata nk'umwana we ariko ibintu bishobora guhinduka. Mpita mubwira nti nta kibazo nzabikora. Muzehe yankoze mu ntoki ahita avuga ati ntureba se umwana ni nkase, kandi numara kubikora nkufitiye impano y'agatangaza ku buryo uzabona ko wakoreye ukuri. Ndamusubiza nti murakoze cyane. Nyuma yo kuvugana na muzehe nasubiye mu kazi. Mu nzira hose umutima wari mundya. Natekerezaga ku magambo yambwiye n'uburyo yambwiyemo bikantera kwibaza byinshi. Nibaza nti ese muzehe yanzanye hano kubera ko yaramfitiye impuhwe cyangwa yanzanye hano kubera inyungu ze? Ese ubundi nzakomeza gukorera mu kwaha kwe kugeza ryari? Ubundi se uwamubeshya ko azabikora ntabikore yamutwara iki? Ariko nanone muzehe ntiyabura ikibagukorera uwo waba uri we wese. Nongeye kwibuka twiga mu mashuri yisumbuye. Hari umunsi umwe muzehe yigeze kubuza Sami kujya gusura umwana biganaga, nuko Sami agenda atabimubwiye. Umunsi wo kugaruka warageze muzehe abwira umwe mu barinzi we
baramufata bamucino ngo bamwereke ko akarenge cyari ko kamwoheje. Nongeye kwibuka umuntu wiciriye ino umukobwa we w'imfura, ndeba noneho njyewe tutagira nicyo dupfana, numva noneho no kunyica yanyica. Nageze ku kazi kubera ibitekerezo byinshi, mpita nkomereza mu biro byanjye. Ngezemo ndyama ku ntebe, nashigutse numva hari umpagaze hejuru, mu kureba nsanga ni Sonia. Ahita ambwira ati sheri fora nkuzaniye iki? Nahise mureba duhuje amaso, mbona amaboko ye ari inyuma. Ahita avuga ati ko mbona amaso yatukuye se byagenze bite? Ndamusubiza nti numvaga agatotsi kamfashe mba nirambitse wasanga ariyo mpamvu. Sonia ahita avuga ati ariko uzashiduka ibintu biri hano byose babyibye, nta kintu na kimwe usigaranye ndetse nawe bagutwaye. Narasetse. Sonia yakuye amaboko inyuma, mbona afite akarabo keza arakampereza, nanjye nkakirana urugwiro. Ndamubwira nti urantunguye pe, aka karabo ni keza ku buryo bwose ndagakunze. Ahita ambaza ati uravugisha ukuri? Sonia nahise mubwira nti nukuri wagira ngo wamenye ibyo nkunda, aka kameze neza kabisa, nshimishwa nuko uko bwishe nuko bukeye ugenda ukomeza kuba mushya kuri njye. Aransubiza ati nanjye nuko sheri, kandi nagusezeranije ko ntazahinduka na rimwe. Twakomeje kuganira njye na Sonia hashize akanya, mpita mvuga ntari kuzi ko twakomeje kuganira nkibagirwa ko duhagaze. Dore agatebe icara uruhuke uganire n'uwaguhaye umutima we wose. Aransubiza ati urakoze cyane. Nyuma yo kwicara nabwo twakomeje kuganira. Sonia twabaga turi kumwe nkumva ndaruhutse, ku buryo ibibazo byanjye byose ntamenyaga iyo bigiye. Nyuma y'akanya katari gato ahita avuga ati ubu rero ikirori cyahumuye, nizere ko natwe tuzabyigiraho ku buryo tuzakora ikibarusha. Mpita mubwira nti nawe urabyumva nk'abantu bazategurira bariya, twe tugomba kuzerekana ko turenze ibyamamare byose byo ku isi. Sonia ahita ambaza ati ariko Korovi gusa ntunyumve nabi. Ndamubwira nti urabizi ko bitabaho kandi kuri njye uhora wisanzuye. Arambaza ati none se ku byo Helena yatubwiye abo bantu hari abo wigeze umenya? Yambajije gutyo nibutse ko ari njye avuga, nshaka icyo mubeshya ndakibura. Nashatse nanone aho nabihera naho ndahabura, ngeze aho ntekereza ko wenda haba hari n'abandi nkaba ngize amahirwe bikazabitirira. Mpita mvuga nti ntabyo nzi pe, none se we hari abo wabashije kumenya? Sonia ahita avuga ati nanjye nakomeje gushakisha ayo makuru ngo nimba menya nzaze mbakubwire, kuko ari wowe manager kandi bakaba bakwangiriza izina ryawe, ariko narahebye pe. Nageze aho nkeka ko ari byo Helena yihimbiye. Ndamusubiza nti Helena ko mbona ari umumama w'inyangamugayo yakwihimbira ibintu nka biriya koko? Sonia ahita avuga ati nanjye nibyo byantunguye, gusa nanone nawe ntiwamwizera ijana ku rindi, cyangwa wenda yashakaga kugutuma kuri muzehe se wambwiye ko wigeze kubumva mu biro barimo bashwana cyane. Yavuze gutyo nibaza impamvu yo gukomeza kubimuhisha kandi ari we mujyanama wanjye muri byose, ari nawe wagombaga kuzajya mbikira ibanga, nabyo mbona atari ngombwa. Sonia mpita mubwira ntumbabarire kuba nari naguhisha ibanga, ariko nanjye simba norohewe, kabone ko ibyo ngiye kukubwira atari ibintu byiza, gusa nanjye nuko nta yandi mahitamo nari mfite. Sonia ahita ambwira tutambwira ko ufite undi mukobwa mukundana wateye inda ukaba ugiye kumutwara. Mpita mubaza nti kuko araye utekereje se? Ahita avuga ati nuko nta yindi nkuru mbi yava iwawe ijya iwanjye itari iyo. Mpita mubwira nti humura, ahubwo nyine ni kuri uwo muntu Helena yatubwiye, nizere ko nubimenye nta wundi muntu n'umwe uzabibwira. Sonia ahita avuga ati ubwo se urandebye ubona ndi wa mukobwa ugira amagambo cyangwa wanyitiranije na Madalena? Mpita mubwira ntumbabarire ntunyumve nabi, erega kugira impungenge bibaho. Sonia yahise avuga ati humura rwose, icyo umbwiye cyose gihora ari ibanga hagati yanjye nawe uzi ko ntacyo njya nguhisha kereka icyo ntamenye. Mpita musubiza nti uwo muntu Helena yavugaga ni muzehe, ariko ikibabaje nuko byose ari njye bishaka kunyuraho, niba rero yaramenye ko ari njye sinabihamya. Sonia yahise yikanga ashigukira hejuru arahagarara, ahita avuga ati simbyumva ibyo uvuze, ni wowe ubivuze cyangwa n'undi? Ukuntu nagufataga nk'umuntu mwiza ushaka ko company yacu yunguka, none ni wowe ushaka kuyihombya. Muzehe yabivuze ukuri koko ndabibonye. Mpita mubwira nti ariko rero gerageza kuvuga buhoro, wasanga hari n'abatwumva, nako tuza mbanze ngusobanurire. Sonia yahise avuga ubwo se hari ibindi bisobanuro biruta ibyo niyumviye, kereka niba ugiye kumbwira ko ibyo uvuze wibeshye. Ndamusubiza nti ihangane wicare utuze mbanze nkubwire uko byose bipanze nawe uranyumva. Ahita avuga ati ubwo se nakumva gute umuntu ushaka kutubuza umugati? Ariko uzi umubare w'abantu bakora hano batunzwe n'aka kazi ku buryo company ihombye imiryango yabo yatangira gusabiriza.
ubwo se ujya wicara ugatekereza ko ahabyibuze wahakuye umukunzi. Sonia mpita mubwira nti byose ndabizi kandi ndabizirikana, ariko nyine tuza ngo usobanurire, ndabizi ko nawe uza kunyumva cyangwa ukangira inama. Ahita avuga ati ahubwo reka ngende hatagira umuntu nyumva mvugana nawe ibintu nk'ibyo bitubaka hato bitazanyangiriza izina. Sonia yavuze gutyo yahagurutse, ntangira kwibaza icyo mbimubwiriye. Natangiye gutekereza byose, byageze hanze ntangira kubona abamama n'abana banze imbere barira ngo ngiye kubicisha inzara. Nongeye gutekereza nibiramuka bigeze hanze ukuntu abantu bose bamfataga nk'umugiraneza, noneho mbabona bavuga ko ari njye ugiye kubabuza imibereho yabo. Nongeye kwibaza umunsi muzehe byamugezeho ko nabitangaje, mbona noneho nta mpuhwe na nkeya yampa usibye kunyica. Nahise mpagurukanirukira ku rugi ndarufunga, ndangije nkuramo urufunguzo mpita mvuga nti ntaho ujya utabanje kunyumva, kandi ndambuka ngize uwo mbyumvana ibizakubaho uzabyirengera. Sonia ahita avuga ati noneho urashaka kuntera ubwoba, ibyo ntibyamfata, kingura nudakingura ndahamagara ubuyobozi buze buhakingure. Nakomeje kumwinginga ariko mbona yamaramaje, ubwoba bwabaye bwinshi nicuza icyo nabimubwiriye. Mpita mvuga nti Soni, basi niba utanankundagirira iminsi tumaranye umbwira ko nkunda, ugirira umutima wagukunze kuva nakubona maze wemere kumbikira ibanga. Soni yakimara kumva ayo magambo yaratuje. Hashize akanya mbona atangiye kurira, nanjye ntangira kumuhoza mubwira nti basi mbabarira ko wakundanye n'umusore ufite ahahise habi hamukurikirana. Nyuma y'umwanya utari munini yaje guceceka arandeba abaravuze ati mbabarira ku myitwarire yanjye idahwitse nagaragaje imbere. Ni ukuri ndagukunda kandi ntawe nteze gukunda utari wowe. Kuva ku munsi wa mbere nkikubona nabonye utandukanye n'abandi basore bose namenye. Burya hari amagambo wumva umutima ukanga kuyakira, nanjye niko byangendekeye, ariko nsubije ubwenge ku gihe mbona ari amakosa nakoze yo kutakumva kandi nta wundi ngomba gutega amatwi utari wowe. Ni ukuri mbikuye ku mutima, nsabye imbabazi kandi umbabarire. Ndabizi wanyuze muri byinshi kandi maze ndabibona. Nakwemereye ko nta mutwaro uzikorera wenyine kandi igishoboka cyose nzagufasha kugeza wongeye guseka. Ndamusubiza nti urakoze cyane kandi imbabazi urazihorana, nawe si wowe kandi ni ibintu bibaho. Sonia yaratuje ahanagura amarira, mbona arebye neza, duhuza amaso. Ahita ambwira ati ngaho mbwira neza, numvaga ngo ni muzehe binyuze muri wowe, ese bimeze gute? Mpita mubwira nti muzehe yaranyegereye. Sonia namubwiye byose ntacyo nsize inyuma. Amaze kubyumva ahita avuga ati rero ibyawe ndumva ndamayobera, iyo ubyangase. Mpita musubiza nti nta kuntu nari kubyanga kandi ryari itegeko kuri njye, kandi muzehe nzi uramutse utabikoze no gupfa wapfa. Namubwiye ibya Sami. Amaze kubyumva ahita avuga ati ko numva uriya mugabo atoroshye se, none se kuki yahisemo wowe ntahitemo undi? Sonia yambajije icyo kibazo numva kirandemereye kugisubiza. Hari byinshi ku mateka yanjye ntari narigeze mubwira, kuko nari naramuhishe isano riri hagati yanjye na muzehe, ariko nabuze aho mpera nsubiza icyo kibazo, biba ngombwa ko mubwiza ukuri. Mpita mubwira nti ni ibintu birebire, hari ibyo nari naranze kukubwira ku mateka yanjye, ariko ndashaka kuyakubwira by'ukuri ukamenya ibyanjye byose nta na kimwe kivuyemo. Aho ni naho uzamenyeraho ibibazo byose mpora nabyo byaturutse. Sonia ahita avuga ati ndumva mfite amatsiko ngo uteze yombi mbwira. Mpita mubwira nti oya, nanone sinabivugira ku kazi, wibuke ko hano turi nta mutekano uhagije dufite. Ikindi kandi inkuru nk'iyo y'amateka kuyivuga bisaba kuba umuntu yicaye atuje kandi yabanje no gufata umwanya wo kuyakira. Sonia ahita avuga ati nanjye ndabyumva, gusa nteye amatsiko, reka ntegereze uwo munsi nizere ko atari kera. Ndamusubiza nti nta kibazo. Sonia yansezeyeho anansezeranya kutagira uwo abibwira. Ikindi yanyemereye ko nabikora kugira ngo ndengere umwanya n'ubuzima bwanjye. Ibintu byongeye kunezeza nkishimira ko nabonye uwo duhuje. Amaze kugenda nasigaye numva umutima wanjye utuje. Nabonye ko igihe cyari icyo ngo mubwize ukuri, ko ari kundimo hato atazabyumva ahandi, cyangwa byagenze ukundi ugasanga bimunaniye kubyakira kuko nari maze kubyibonera. Nahise nsubira mu by'akazi, mfungura imashini mba ntangira kureba iyo natumije aho bigeze. Nibutse wa muntu wambwiye ko ari i Burayi kandi hari ibyo twari dukeneyeyo byihutirwa, mpita mwandikira mvuga nti Hello Brian, amakuru ki? Wagira ngo namwandikiye maze kureba ko hari. Yahise ansubiza ati meze neza, ahubwo amaze iminsi mpuze ukuntu twari tuburanyeho kabisa. Mpita mubwira nti ibyo ni ukuri wari wanambwiye ko hari umuntu uzampuza nawe, ariko narategereje ndaheba. Brian ahita avuga ati sorry kabisa, muri iyi minsi nari mu mahugurwa muri Amerika ku buryo ntabonaga umwanya wo kujya kuri Facebook,
ariko nagarutse ndaza kubikora. Mpita mvuga nti ko hari ibintu nkeneye i Burayi wamfasha se? Ahita avuga ati urabishaka nko mu gihe kingana iki se? Ndamusubiza nti byibuze bitarenze icyumweru kuko nibwo ikirori nshaka kubikoreshamo kizaba. Brian yahise afata ko numva icyo kiraka kincitsera kuko nabikubwiye ubu ndi muri Amerika kandi sinakwizeza ibintu nk'ibyo ntahari ngo mbyikurikiranire menye uko bishe. Mpita mubwira nti none se nta mugenzi wawe wizeye ngo amfashe? Ahita avuga ati oya sinakora ikosa nk'iryo, nta muntu n'umwe njya nizera hata atazaguhemukira ugasanga byishe ubushuti bwanjye nawe. Yambwiye gutyo mbona ko Brian ari umuntu uvugisha ukuri, ashobora kuzamviramo inshuti nziza kuko iyo aba ari undi yari kuyariyira ubusa kabone ko ntari nanamuzi. Mpita mvuga nturakoze cyane ndategereje ko mpuza n'uwo muntu. Ahita avuga ati ntari bindaza kumwandikira mubwire ko nabonye inshuti nziza nshaka kubahuza, ubwo nzaguha igisubizo mu minsi ya vuba. Ndamusubiza nti asante. Nyuma yo kuvugana na Brian narebye abandi bafatanyabikorwa ntangira kubandikira ari nako mbaha ibyo bari bakeneye mu kanya katarambiranye nari mbisoje. Nyuma yo gukora akazi nari maze iminsi natangiye kureba uko inzu iteye. Ku munsi ukurikiye nibwo hari igitaramo hagombaga kuza umuhanzi ukomeye akaririmbira akagerageza ibyuma bye, ari nako bamufatira amashusho bakabyoherereza cya cyamamare cyagombaga gukorera ubukwe kugira ngo kirebe uko bimeze niba koko ariko bazaririmba. Nese ninjira muri systeme z'inzu twakoreragamo ntangira kureba uko amashanyarazi ateye, ndeba ahantu nshobora gukupira mu buryo muri sale bari kuririmbiramo umuriro urabura kandi ntihagire umenya ko aho byapfiriye. Natangiye kuzenguruka igishushanyo cy'iyo nzu, hari ahantu nageze mbona hihishe kandi mbona hankorera umuti, numva ndishimye. Ako kanya Soni yahita yinjira akinkubita amaso ahita avuga ati sheri ko wishimye cyane bimeze bite? Mpita musubiza nti namubwiye ibyo mbonye byose. Ahita avuga ati niba ari hariya harihishe kabisa, nizere ko ubikora ubwenge bwinshi ku buryo haba kamera cyangwa abantu nta n'umwe ukubona. Sonia mpita mubwira nti ntawahamenye kuko hariya nta na kamera ihaba, ikindi kandi inyuma yaho nta kindi kintu kihaba ku buryo hari uwahagera. Sonia ahita avuga ati genda uri umuhanga ndemeye. Mpita mubwira nti kuje iwanjye se biti? Aransubiza ati numvaga ngukumbuye. Mpita mubwira nti aka kanya se? Sonia ahita avuga ati cyane rwose rega n'ubu sindemera ko wambabariye, ariko uzi ukuntu nakorakaje niyo mpamvu ngomba kwicikira kabisa. Mpita musubiza nti nta kibazo ngufiteho kabisa, ahubwo ndagushimira uburyo wabyakiriye kandi ukamba hafi. Iyo aba ari undi yari kuntanga akabivuga. Nkimara kuvuga gutyo nagiye kubona mbona urugi rurafungutse, ngize ngo ndebe ufunguye nsanga ni umuyobozi wa kampani. Akitubona ahita avuga ati mwari mukiganira se ngo mbareke? Ndamusubiza nti nta kibazo twasoje kandi muri isanga. Ahita avuga ati mugire mutubwire ijambo ryiza kandi twese turabashyigikiye, uzi ukuntu muberanye twese. Duhita tumubwira nti murakoze cyane. Sonia yarasohotse nsigarana na wa muyobozi. Namwe murabyumva sinari kubura kwibaza icyaje kumara mu biro byanjye, kabone ko yari inshuro ya gake ishoboka. Nyuma yo kumuha karibu ndamubwira nti karibu muri isanga. Ahita avuga ati nta kibazo ndabona mumeze neza, nta byinshi nshaka ngo tuganireho, nari nje hano ngo mbwire uko imyiteguro imeze ndetse nuko gahunda ipanze. Nafunguye imashini mwereka byose kuva ku bya mbere kugeza ku bwa nyuma. Amaze kubibona ahita avuga ati ndabona mwabiteguye neza ntacyo narenzaho. Ndamusubiza nti murakoze cyane. Umuyobozi ahita avuga ati ikindi nari nje kukubaza, buriya si byiza kwizera abantu bose kuko hari abiyambika uruhu rw'intama kandi ari ibirura. Nizere ko umutekano n'ibindi byose mwabikajije. Natangiye kumwereka kamera zose uko ziri, mwereka naho tuzashyira abasekirite hose. Amaze kubibona byose ahita avuga ati ndabona ntacyo narenzaho, uzacunge n'umutekano w'imbere kuko nubwo natwe dufitemo imigabane hari ababa bashaka gutegana imitego. Nako ntanyuze ku ruhande ngira ngo warabyumvise impamvu tutakongeje umushahara. Twese twari twabyemeje nkuko nari nabikubwiye, ariko uriya musaza arabyanga kandi niwe ufite umugabane mwinshi muri koperative, afite 50%. Iyo atabyemeye nubwo abandi bose babyemera ntibyakunda. Umuyobozi nahise musubiza nti nanjye narabyumvise kandi narabyakiriye, nzakomeza gukora neza ndebe ko yageraho akabibona. Ahita avuga ati nibyo byiza mwana wanjye, gusa nicaye numva hari ikintu kinjemo kandi nkunda gukabya intekerezo, niyo mpamvu nahisemo kuza ngo tuganire mbikubwire. Umuyobozi mpita mubwira nti mbateze yombi. Arambwira ati nari nicaye mu biro sinzi uko nagutekerejeho nsanga uriya musaza ashobora kugutega imitego cyane cyane mu gihe nk'iki kugira ngo uyigwemo abona aho agufatira.
nanjye sinzi uko byanjemo, ntumbaza aho byaturutse kuko ntaho nzi. Icyo nakubwira witonde, naramuka agize icyo akubwira nacyo banza ushyire mu bwenge. Ikindi kandi abantu muvugana muri iyi minsi ubitondere kuko nabo ashobora kubanyuramo. Yambwiye gutyo ntekereza ibyo napanze na muzehe byose, nibaza ukuntu uwo mugabo yabitekereje mu gihe nk'icyo. Natangiye kwibaza niba koko atari agatego muzehe yanteze kugira ngo nkagwemo.